Bakundwa mu mwami Yesu Kristo, ndabasuhuje nanone nongeye kubifuriza umugisha n'amahoro bituruka ku mwami Imana yacu. Aba nongeye kubaha ikaze mu kiganiro ubusobanuro bw'inzozi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'inzozi urota urimo kurira. Wakwibaza ngo kurota urira bisobanura iki? Birashoboka yuko wenda wigeze kurota urimo kurira cyane, ukabyuka wumva ufite agahinda kenshi, cyangwa se ukumva ukanabona n'amarira ari ku maso bigaragara nk'aho warize nyabyo. Waba nanone warigeze kwibaza niba wenda kurira mu nzozi ari ikimenyetso cy'ibibi gusa, cyangwa se bishobora kuba bifite ubundi busobanuro. Aha rero tugiye kureba kurota urira icyo bishobora gusobanura, kuko zishobora kuba ari inzozi wenda z'amarangamutima, ariko nanone zishobora kuba zisobanura ibintu bitandukanye tugiye kurebera hamwe mu mwanya mutoya. Ubusanzwe mu buryo bwo mu mwuka, izi nzozi zo kwisanga urimo kurira ni ishusho twavuga yuko ari ibintu byihariye umuntu aba yaranyuzemo, biba byihariye biri mu mutima we. Bishobora kuba ari ibikomere byo mu mutima umuntu aba afite, bishobora kuba ari ubwoba, bishobora kuba ari agahinda, cyangwa se rimwe na rimwe izi nzozi zikaba zisobanura ibyishimo, ndetse hakaba n'igihe izi nzozi zisobanura kubohoka. Muri uko kurira Imana ikaba irimo ibohora ubuzima bwawe, ikaba irimo ibohora umutima wawe. Aha rero niyo mpamvu muri izi nzozi, nk'uko nabibabwiye, tugomba gusesengura tukareba detaye zose, tukareba impamvu wariraga ni iyihe, niki cyakurizaga muri izi nzozi, icyaguteye kurira ni iki, ni bande mwari kumwe muri uko kurira muri izo nzozi, ni gute wiyumvaga muri izo nzozi, ndetse ni gute wiyumvishe nyuma yo kubyuka. Ibyo byose bigenda bifasha kumenya no gusobanukirwa impamvu y'aya marira muri izi nzozi. Reka wenda dutangire kuri izi nzozi. Kurota urimo urira cyane, ukisanga warose inzozi urimo urira cyane. Niba mu nzozi wararose ukabona warimo urira cyane, ahangaha bigaragaza amarangamutima menshi ari mu buzima bwawe, ufite muri wowe mu mutima wawe. Rero ahangaha amarangamutima agaragara ni iki? Birashoboka yuko ushobora kuba ufite agahinda mu buzima bwawe, birashoboka ko hari ibibazo urimo uhura nabyo cyangwa se wanyuzemo, biranashoboka yuko ufite umunaniro. Uyu munaniro nayo wo ushobora gutera kwisanga uri mu marira mu nzozi. Ndetse izi nzozi nanone zikaba zagaragaza yuko hari ibintu bitse muri wowe utabasha kubwira abandi kubera amarangamutima. Hari ibintu urimo urwana nabyo biri mu mutima wawe, uhora urwana nabyo, bipfundikiriye muri wowe, nta muntu ubasha kubibwira. Rero ibyo nabyo bishobora gutera amarira mu nzozi. Rero kurota urira bishobora kuba, navuga yuko uburyo ubwenge n'amarangamutima biba bigaragaza ibyo umuntu arimo kunyuramo muri icyo gihe atigeze, cyangwa se atigeze avuga ku manywa. Hari ibyo atigeze avuga, hari ibyo atavuze uwo munsi, noneho nijoro mu marangamutima n'ubwenge n'iki bikongera bigahuzwa, bikabyara iki kintu cy'amarira. Rero izi nzozi ni uburyo Imana iguhamagara kongera kuyegera, kugira ngo yongere kugira icyo ikora mu buzima bwawe.
niba ubona hari ikintu umaze kurota inzozi, hari ikintu ugomba gukora, banza wisuzume urebe, menye niba hari ikintu umaze iminsi ubona kiguhangayikishije. Icyo rero ntabwo ukwiye kugihisha Imana, gishyira imbere y'Imana, gishyire mu maboko y'Imana. Imana irashaka yuko uzana ibikugoye, uzana ibikuremereye, uzana umubabaro. Bibiliya iratubwira muri Zaburi 34 n'umurongo wa 17 ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Rero zana ibyo bikuremereye, zana uwo mubabaro, zana ako gahinda, zana ibyo ngibyo utabasha kubwira umuntu biri mu mutima wawe. Imana irashaka kubikuruhura. Izi nzozi nicyo zerekana ko muri wowe hari ibintu biremereye biri muri wowe, byegereza Imana. Reka turebe inzozi ya kabiri, kurota uri wenyine, ukarira ariko ukibona uri muri ruri wenyine. Hari igihe umuntu yisanga arimo arira ariko ari ahantu ari wenyine hatari undi muntu. Ibi rero, izi nzozi nta kindi ziba zigaragaza yuko hari ibintu urimo ubika mu mutima wawe udashaka yuko hari undi muntu ubimenya. Urashaka kubigumana wenyine. Hari ibintu wihisha, utabasha kubwira umugabo wawe, utabasha kubwira umugore wawe, utabasha kubwira abavandimwe bawe, utabasha kubwira inshuti zawe. Hari utuntu twawe wahishe. Rero hari igihe, muri icyo gihe usa naho ufite imbaraga imbere y'abantu, wagera imbere y'abantu ugapretendinga, ukagaragaza nkaho nta kibazo ufite nyine, ariko muri wowe urabizi yuko urimo urashira, hari ibintu birimo bikubabaza. Izi nzozi rero iyo zije ukisanga ubona uri muri ruri ahantu wenyine, zirakwibutsa yuko ibyo bintu ufite ntabwo ushobora kubyihanganira wenyine, ntabwo ushobora kubyikorera uri wenyine. Imana yo ireba ibyo abantu batabona, niyo mpamvu Imana yabibonye, ibona yuko birimo bikuremerera. Bibiliya iratubwira muri Zaburi 56 n'umurongo waho wa 9, aravuga ngo barakurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe, mbese ntiyanditswe mu gitabo cyawe. Rero rekura ibyo bikuremereye, shaka umuntu w'ingenzi wizeye, cyangwa se niba utabona ufite n'umuntu, egera Imana uyibwire uti ndaremerewe, ndarushye, ndagowe, hari ibyo ntabasha kwihanganira. Wikwigira nkaho nta kibazo ufite. Imana yo yarabibonye, niyo mpamvu yakweretse ayo marira, wigunze uri murira uri wenyine. Imana irashaka ngo uyegere uyibwire uko yita kuri wowe. Iyi nzozi nanone ya gatatu, kurota urira ubera agahinda. Niba mu nzozi wararose urira, ariko izo nzozi zawe ukaba warariraga kubera yuko hari umuntu mwatandukanye, cyangwa se ukarira kubera hari ikintu watakaje, hari ikintu wabuze, cyangwa se warose urimo kurira kubera yuko hari umuntu waguhemukiye, cyangwa se wariraga kuko hari ikintu wabonaga kibabaje. Ahangaha izi nzozi zifitanye isano n'iby'umutima wawe urimo kunyuramo uyu munsi. Hari ibintu bibabaje, hari ibintu bigoranye, hari ibintu umutima wawe urimo kwereka. Rero birashoboka yuko hari ibintu wahuye nabyo bikakubabaza, ariko nanone ukagerageza kubihisha. Ibyo bintu rero ntabwo uzabihisha iteka, nubwo wabihishe wenda ugasa naho urenzaho. Zitandukanye wenda nizo tumaze kureba, ariko bishobora kuba byarabayeho igihe runaka ukabihisha, bigasa naho wenda rimwe na rimwe ugiramo agahenge, bigasa naho bigaragaza nkaho byashize. Ariko uyu munsi izi nzozi zirakwereka yuko haracyariho ikintu warengejeho, hari ibintu warengejeho.
rero iyo umaze gusinzira amarangamutima yawe ashobora kongera kubigarura mu nzozi. Rero ahangaha ntabwo bishobora kuba bitabivuga yuko hari ikintu kibi kigiye kukubaho muri amo mwanya, ahubwo birakwereka yuko hari ibikomere ugifite ukeneye gushyira imbere y'Imana kugira ngo igukize, kugira ngo ikomore, kugira ngo igutabare. Bya bindi wahishe, bya bindi wirengagije, bya bindi warengejeho, reka kurenzaho, bishyira Imana, ubwira Imana ngo maranye igihe ibi bikomere, maranye igihe aka gahinda, maranye igihe kukwiheba, maze maranye iki gihe guhemukirwa, byarananiye kubireka, byarananiye kubirekura, ntabara. Reka turebe kurota urira ariko ukabyuka ufite amahoro. Birashoboka, hari igihe urota ukarira rwose, ariko wabyuka ukumva ufite amahoro, ariko mu nzozi wabona uri murira cyane, ariko mu gitondo ukumva ufite amahoro udasanzwe. Rero izi nzozi zo ziratandukanye. Niba warose urira cyangwa wararose ubona urira cyane, ariko ukabyukana amahoro, kumva muri wowe ufite amahoro adasanzwe, izi nzozi ziragaragaza yuko kiriya gihe hari deliverance yarimo ikorwa mu buzima bwawe, hari ukubohorwa. Imana yarimo ibohora ubuzima bwawe, yarimo igukuraho imitwaro, yarimo ikiza umutima wawe. Rero aha ntabwo buri gihe kurira bigaragaza intege nke. Kubera iki? Hari igihe amarira afasha umuntu kuruhuka, amarira akagufasha kurekurwa mu mutima, amarira akagufasha gutandukana n'ibintu byari bimaze igihe mu mutima wawe bikuremereye. Bibiliya muri Zaburi ya 33:5 aravuga ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuka. Rero ahangaha niba warisanze muri izi nzozi, wararaye urira nijoro, ariko mu gitondo ukabyukana amahoro n'ibyishimo byinshi, menya yuko Imana yakubohoye. Hari ibintu Imana yakubohoyeho kiriya gihe, hari imitwaro Imana yagukuyeho. Hari n'igihe uba umaze igihe usenga usaba Imana kugukiza, kukubohora, kugutabara, bikanyura muri ziriya nzozi, we ntumenye ko Imana yabikoze, ukaguma wenda ukinabisengera, ariko kiriya gihe umenye yuko ari cyo gihe Imana yashyiriyeho iherezo, ari cyo gihe Imana yakubohoye. Reka twongere turebe izi nzozi kurota kubera ibyishimo. Ntabwo amarira yose aba hari amarira y'agahinda, hari n'amarira y'ibyishimo. Hari igihe urota nyine ukabona urimo kurira amarira yayandi y'ibyishimo. Kubera iki? Kubera ko hari igisubizo wabonye. Kubera iki? Kubera hari umuntu wenda wahuye nawe akakunezeza. Kubera yuko hari ikintu cyiza wakiriye, hari impano nziza wakiriye, hari urwego wazamuwemo, mbega hari ibintu byiza byabaye mu buzima bwawe. Muri izo nzozi ubona urimo urarira amarira y'ibyishimo. Aha rero izi nzozi ziba zigaragaza yuko mu mutima wawe hari ikintu urimo kwifuza gikomeye, kandi muri ibyo byifuzo ufite ibyiringiro byinshi. Ufite ibyiringiro byinshi ko icyo kintu, ufite kwizera ko ibyo bintu bizasohozwa. Hari icyifuzo washyize imbere y'Imana, ariko ahangaha ntibikwereka yuko Imana uyifitiye icyizere ko izabisohoza. Ntabwo rero twavuga ko wenda zihita zisohora ako kanya, ariko ni ikimenyetso cy'uko ibyo urimo usengera hari ibyiringiro ko Imana igiye kubisubiza. Reka turebe nanone kurota undi muntu, ukabona undi muntu arimo ararira mu nzozi, ukabona ariko si wowe urimo kurira, ariko urimo urabona umuntu arimo ararira. Wakwibaza ngo bisobanuye iki? Bishoboka yuko hari umuntu, wenda uwo muntu wabonye arira, mufitanye isano, mufitanye ubucuti, cyangwa se birashoboka yuko uyu muntu mufitiye impungenge.
ukaba umufitiye ndetse n'umutwaro. Ushobora kuba urimo utekereza kuri uwo muntu cyangwa se hari ikintu cyiza urimo mwifuriza. Rero mu buryo bwo mu mwuka, iyi nzozi niba warabonye uwo muntu arira, mbivuze yuko ari umuntu urimo wifuriza ibyiza. Icyo Imana igusaba muri uyu mwanya ni ukumusengera. Sengera uwo muntu. Niba hari n'umuntu uzi neza, ugenda umwegere, umubaze uko ameze, umubaze uko yiyumva, ariko ntugende umubwira nk'izi nzozi wenda ngo umwereke ko ari nk'ubuhanuzi. Oya, ahubwo umwegere, umuganirize neza, umenye uko ameze, hanyuma urusheho gukomeza kumusengera. Reka turebe iyi nzozi ya nyuma, inzozi ya 7. Kurota urimo kurira ariko yamarira adahagarara, yamarira adashira. Uyu mwanya niba warigeze urota izi nzozi ukabona urarota ariko amarira adashira, ahangaha biba bigaragaza ko hari umutwaro ukomeye, hari umutwaro ukomeye ufite. Kandi muri uwo mutwaro, muri wowe hari ibintu byinshi byagiye bikusanyiriza mu mutima wawe, birakuremerera. Aha rero biragusaba gusenga. Ni ingenzi cyane kugira umwanya wo gusenga Imana. Niba warabonye urira ariko amarira adashira, amarira menshi, ukwiye kwegera Imana ugasenga. Ukwiye kwegera Imana kuko ni igihe cyo gusanga Imana. Uyu mwanya ushobora kwegera umuntu cyangwa se ukajya ahantu hatuje ukabwira Imana byose biri mu mutima wawe. Niba hari ibibazo bikomereye, ushobora kuganira n'umuntu wizeye, wa wundi wumva ushobora kugufasha, nawe yagufasha kugira ngo ubashe wenda kuruhuka. Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo 11:28, haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Rero ibyo bikuruhije byereka Imana, wibyigumanira, wibishyira muri wowe, kuko Imana yacu ni karuhura. Nshuti bavandimwe, tubonye izi nzozi, birashoboka ko wazirose, birashoboka ko ari umuvandimwe wazirose, ari inshuti yawe wazirose, birashoboka ko ari n'uwaziroteye. Kumvisha ibisobanuro, ariko nk'uko nababwiye, inzozi zose turota ntabwo zigira ibisobanuro bimwe, bitewe n'ibihe umuntu ahagazemo, bitewe nuko izo nzozi zari ziteye, niko zigenda zigira ibisobanuro. Rero reka tuzabonane mu nzozi nanone z'ubutaha. Umwami Imana akomeze kubishimira kandi abaha umugisha. Mwari kumwe nanjye Usengimana Daniel. Shalom.